igihe umubyeyi avuga ati nzabikira abana banjye umutungo munini bazawuhabwe nimara gupfa. Ugasanga umubyeyi afite amasambu, afite amazu, ntashobora no kugurishaho bike ngo yikenure nawe ubwe. Ati nzabikira abana bazabitunge maze gupfa. Uri kumva ibyo bintu? Biri rero aratuvuguruza ahangaha. Abana bawe ntabwo bakeneye inkunga yawe, ari uko nabo bashaje bafite imyaka za 60 cyangwa 70. Bayikeneye bakiri bato bafite imbaraga zo gukora, cyagiye bafite imyaka 25 cyangwa 30. Ababyeyi rero rino kosa hari igihe barikora, ugasanga rimwe na rimwe ahubwo uragora abana bawe kubera ko wanze gukora ku mitungo, nabo ntabwo batera imbere. Ufite imitungo urayibitse pe, nta muntu wayikoraho, ntiwanagurisha n'agasambu na kamwe ngo baheho, ahubwo n'akazi babonye ukajya uhora ubahamagara ubabwira uti munyoherereze. Icyo gihe uri kubadindiza kandi nawe widindiza, imitungo yawe bakazayikora hari uko umaze gupfa. Bira arakubwira ngo iryo ni ikosa rikomeye, ni ikosa rikomeye. Afazari wagurisha imwe muri iyo mitungo ukabaho bakiteza imbere, bakabona n'utwo baguhaho, ukabaho neza nabo bakabaho neza kandi bagifite n'imbaraga zo kubibyaza umusaruro. Uri kumva se ahantu hatarimo ingingo? Niba hari inkunga uha abana bawe, yibahe bakiri batoya, bagifite nyine amaraso yo kugikoresha, bagifite amaraso yo kubikoresha, kubera ko iyo myaka barimo niyo myaka baba bashaka kwiga ibintu runaka, gutangiza business runaka, kubaka umuryango n'ibindi bitandukanye. Iyo nkunga ubahaye ishobora kubungukira kurusha uko wazayibaho umaze gupfa, batakibasha no kubibyaza umusaruro. Ni ukuvuga hano Biri avuga ko umuntu ashobora kungukirwa cyane n'amafaranga ahawe afite imyaka 30 kurusha amafaranga menshi yazasigirwa afite imyaka 50. Ibi rero ntibivuze ko ugomba gutanga umutungo wawe wose musigare nawe usabiriza hoya, cyangwa se wirengagiza hazaza hoya, ahubwo ni ugutekereza ku gihe umusanzu wawe nk'umubyeyi wagira umumaro kurushaho. Isomo ririmo rero iyo ushaka gufasha umuntu, tekereza ku gihe ubufasha buzamugirira akamaro cyane, atari mu gihe wowe uzaba utagikeneye amafaranga. Kubera ko hari igihe nk'ababyeyi bagundira cyane, akagundira imitungo akazayirekura ari uko atakiyikeneye burundu, hahandi atakibasha no kugira ikintu na kimwe yayikoresha, akaba ari bwo ayirekura. Icyo gihe rero n'abana wabyaye nabo bazaba bageze mu gihe cyenda kumera nk'icyaha, ntabwo bazabasha kuyibyaza umusaruro, ntabwo bizabagirira umumaro, hari n'igihe bizarangira bayipfushije ubusa rero. Iri somo rwose ryareba abantu benshi cyane mu bijyanye n'imibereho. Hanyuma icyanyuma ari nacyo twasorezaho cya gatanu twakwigira muri iki gitabo: ntugashingire ubuzima bwawe mu gukusanya umutungo gusa, iyo mitungo itagira ikindi kintu wayimaza. Muri make korera amafaranga ariko unabaho. N'ubundi iri somo rya gatanu ryaza rishimangira ariya masomo yose twarebeye haruguru. Die with a zero. Ubundi die with a zero ni icyo ngicyo bishatse kuvuga. Kora imibare neza usige weretse isi byawe byose. Bivuze ko ugomba gusesegura amafaranga yose ngo upfe nta kintu na kimwe usigaranye, ahubwo bivuze kuyakoresha neza ugapfa utanze umusanzu wasabwaga mu gihe nyacyo. Muri make ubuzima bwawe bwose ntibuzabe kurundanya gusa, uzageze igihe ibyo warundanyije nta n'uwo bizaba bigifitiye umumaro. Abantu bakageraho bakazinukwa n'imitungo yawe, ugaha umuntu ubufasha agize imyaka za 60 ngo ntacyo kumumaza cyaba gihari, uramuha amafaranga atakibasha no gutembera, atakibasha no gukora. Inzu utamuhaye ari kubaka umuryango ukayimuha agize imyaka za 70, nta kibi kimumariye. Niba hari ubufasha umuntu bumuhe hakiri kare, cyane cyane nk'abantu bawe. Kino gitabo kirareba abantu mu bijyanye no kwiyubaka. Ntabwo ari abantu bakiyubaka, ni abantu ahubwo bamaze kwiyubaka, uburyo wenda bashobora kubaho ubuzima butuma wenda batazicuza mu myaka y'izabukuru. Ubutunzi nyabwo si ukubika amafaranga menshi gusa, ahubwo ubutunzi nyabwo ni uguhuza amafaranga, igihe, ubuzima, umuryango n'ibyishimo, ugashyiramo ikintu kimeze nk'uburinganire. Iyo habuzemo uburinganire rero hari igihe usanga byarabyaye ubusa.